Valentine bamukoreye ibizami hari ikibogora baza gusanga urabona gazi iva mu gifu isunika gahunda zimanuka zijya mu myanda inyuma ntayirimo. Yaje guhamagara inshuti ye ni gukora kuri YouTube channel tw'Urugendo, aramubwira ati ngwino hano iwacu Nyamasheke dukorana ikiganiro, mfite abantu benshi bankunda batanazi ko ndwaye bashobora kumfasha kuko bampaye transfer igikarongi irane nkaba najya kwivuza mu bitaro by'Ikarongi. Kwizera yaramanutse n'umukameraman amanukana n'umuhungu bari mu rukundo Dr. M. Bagiye Nyamasheke bakoze ikiganiro kirimo aka video mwese mwakomeje kugenda gacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ati kandi nindamuka nkize nzababwiza ukuri ku cyateye uburwayi bwanjye, ariko nintanakira kandi muzaze kumperekeza neza cyane. Dori mbogo, dori mfubu, dori mpara. Noneho rero ngewe nabaga mfite akaradiyo rwose ndi mu myumbati, narangiza nkagasubiramo nti umbwire n'ukuntu watinyutse Bruce Melody. Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ye bita ahehe. Ndakwanga nushake na unyange ahehecu Mu mwaka wa 2022 rero utu tuvideo mbere ko tumenyekana yaje i Kigali aturutse mu karere ka Nyamasheke. Mu byukuri aje buriya target ye yari ukuzana indirimbo ze kuri Radio Rwanda. Ageze kuri Radio Rwanda rero yarafite CD, yageze i Kigali abura ahanarara. Ubwo ni kukubwira story yose. Amaze kubura ahanarara yasubiye iwabo i Nyamasheke kuko yaje kuri Radio Rwanda banga kwakira ibihangano bye. Hashize igihe indirimbo ze zanze gukinwa kuri RBA, yaje kwigira inama noneho yo kuza i Kigali, ariko akaza atari usubira i Nyamasheke mpaka kurikiranye mpaka ibihangano bye bigakinwa kuri Radio Rwanda. Yigira inama yo gushaka akazi ko mu rugo, aza guhura ntago bahuye actually. Yaje gushikira Kanombe, yaje gukomanga muri rumwe mu rugo hasangamo umugabo n'umwana. Uwo mugabo umugore we ntago yarahari ari we Raila. Uwo mugabo aza kumwakira. Raila baramuzi cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube. Baje kumwakira aza gutegereza kuko nundi bari bamaze igihe bashaka umukozi. Raila yaje kuza ku mugoroba. Mukuza ku mugoroba ariko ntago Vava yigeze amubwira ngo ndashaka akazi. Oya, yaramubwiye ati njewe nkeneye kumfasha kugera ku nzozi zanjye, ati kuko naje i Kigali kigiye iki niki nibyankundira. Ubwa kabiri nza kuza, ariko niyo mwaba mumpaye akazi imirimo yo mu rugo nzi kuyikora. Yego. Byaje guhurirana nuko Raila nawe yarakeneye umukozi, aravuga ati wabwa kuko na nyuma y'iminsi n'ibyumweru bibiri. Nyuma y'ibyumweru bibiri Raila yaje gushaka undi mukozi. Raila yaje kumwakira ababana nk'umukozi wo mu rugo, akajya amufasha umwana ndetse n'imirimo yo mu rugo. Yaje kumufasha basubira kuri RBA. Basubiye kuri RBA batwaye CD iriho za ndirimbo za Dori Mbogo cyase za Vava ku nshuro bwari inshuro ya gatatu. Yego. Bazijyanyeyo babaheza kuri reception nkuko bagiye babisobanura mu biganiro bigiye bitandukanye, cyase nanjye niko mu kiganiro tugeze kujyana ubwo nandi hano muri The Choice n'ubundi niko bansobanuriye. Mu kubaheza aho ngaho byarangiye barambiwe barataha. Aramubwira ati kuri Radio Rwanda inshuro zose tugerageje biranze, ariko noneho hari ubundi buryo nshobora kuza kugufashamo indirimbo zawe cyase wowe bwawe ukaba abanyarwanda bakumenya. Yaje kumusabira umwe mu bagore bafite ama YouTube channel mu Rwanda witwa Rose afite YouTube channel yitwa Rose TV Show. Ikorera kuri YouTube
abenshi murayizi. Mu kumwaprocinga yaramubwiye ati okay, nta kibazo uzamuzane, ariko inkuru yacu izabe yibanda cyane ku buzima bwe buri personnel, umwana wo mu cyaro n'iki uko yaje gukora umuziki n'ibiki byose nuko yaje kuza Kigali. Yego, baje kwigira inama ndetse n'igitekerezo mu by'ukuri cyaziye kuza aho ngaho mu kiganiro, za gukomoza yuko Bamporiki ari bene wabo. Naho byatangiye, ndetse no kuri title y'icyo kiganiro hari handitseho mushiki wa Bamporiki. Yashyizeho ikiganiro, muri icyo kiganiro amusaba kapera, araririmba, niko kaka video abantu bose babonye ga trending ati dore imbogo dore imvugo. Uwitwa Mbabazi Gerard yaje kubona icyo kiganiro kuko nawe akora inkuru ahanini zijyanye, orientation y'inkuru ze ari inkuru yanjye. Yaje kubona ikiganiro kwa Hoze, amwaka contact, amusaba yuko yamukoresha. Bivuze iki? Dore imbogo yaje ashaka kujya kuri Radio Rwanda, ntibyamukundira, ari kumwe mu bakozi ba RBA icyo gihe yaje kumwihamagarira. Noneho nyuma ya zamvune zose na rwa rugendo rwose, ibyo byose byaje kurangira uwitwa Gerard amwihamagariye amusaba ko bakorana ikiganiro. Baje gukorana ikiganiro, mu by'ukuri noneho bitsa ku kantu ko kuvuga ko ari mushiki wa Bamporiki, ndetse ko yavuye mu cyaro aje kureba Bamporiki. Ngira ngo na orientation y'ibiganiro byose byanakurikiyeho nyuma yabyo niko byabaga bishingiye. Ndetse natwe ndabyuka ibyo twakoze muri 2022 twandikaga ati mushiki wa Bamporiki tumugezeho cyase turamuzanye bitewe na title y'uwo munsi. Baje gukorana ikiganiro, noneho cyo kiboostinga kurusha icyo yari yakoze kwa Hoze. Noneho n'abandi ni nayo mpamvu na mukanya ni wowe niba atari point tuvuze ngo yamenyekanye kwa Mbabazi Gerard. Kiriya kiganiro nicyo cyaboostinze kurusha icyo yakoze mbere. Yego, cyari cya kabiri yari amaze gukora, ndetse kiranarebwa cyane. Ahantu byashyushye cyangwa se ibiri gutrendinga, aba YouTubers bahita bahatera amatako. Ngira ngo ndi mu bantu ba mbere nanjye watse ikiganiro, ariko babye gukora kiriya kiganiro cya kabiri cyo kwa Gerard, ibintu byahise bihinduka. Mu guhinduka, uwitwa Raila yatangiye kwakira nimero, uwitwa Vava yatangiye kwakira nimero nyinshi zimuhamagara, kuko yazishyiraga mu nimero za telefone nyine nk'umuntu utazi ngo ibintu bizarebwa cyangwa se boosting ngeraho abantu bashobora kumuhamagara bakaba benshi. Umwana w'inyamasheke ntabwo yibwiraga ko ashobora kuvuga ngo hari abantu 3 cyangwa 5 bashobora kumamagara. Ibyo ngibyo byabaga ari nk'inzozi kuri we, kandi yaraje i Kigali n'ubundi aricyo kintu kimuzanye. Yego, abantu baje kuba benshi, uwitwa Raila ahita amubwira ko noneho ibyo akazi ko mu rugo babishyize ku ruhande, bagashaka undi mukozi. Niyo mpamvu namubwiye ibintu byasabye ibyumweru 2, hanyuma bo bagashyira imbaraga muri ibyo byari birimo biratrending. Kandi na telefone yakiraga z'abantu bavuga umwana wo mu cyaro, aba diaspora batangira guhamagara, ese umwana twamufasha gute, ibiki n'ibiki. Urumva Vava we nta nubwo yari afite uburyo bwo kuvugana nabo, nta WhatsApp yagiraga, ntaki. Raila yaje kwita ahinduka official manager wa Dore Imbogo. Hanyuma yaho baje gukomeza iganiro, kuko nanjye ndabyibuka ndi hano muri Mwisibo ubwo nakoraga mu kiganiro The Choice Live, ndi mu bantu nanjye bamugezeho mbere. Muhamagara kuri uwo munsi, naramuhamagaye Vava kuri telefone ye, arambwira ngo ntago ari we wifatira icyemezo ubu ngubu. Ariko byumva kuko biramaze no kubona telefone. Utaga telefone yaragafite kamatusha. Ati ntabwo ari njyewe, yatereka ngwe nimero za manager. No njye nanasetse cyane, ndavuga niko se umuntu azageza a trending kabiri, kuko ntabwo nari nzi iyo situation yose. A trending rimwe kabiri ahita avuga ati ngize manager. Njyamaye nimero za Raila, amuzana Raila ndamuhamagara. Mu kumuhamagara arambwira icyo gihe babonye ko ibintu bimaze kuba seriye, ahita ambwira ngo bashyizeho igiciro cy'amafaranga. Ati ariko kuyo nabigusobanura ukabyanga ati uyu ni umwana mfasha nko mu rugo, ntago ibi bintu nta zindi nyungu, kuko mwebwe nimushyiraho ibiganiro, kuko twebwe ibiganiro dushyira kuri YouTube turacuruza.
ariko byibuze niyo wamuha n'agafaranga gake akagura amavuta akabona ko inzozi ze ari kuzigeraho yaje aje gushaka abanyamakuru ariko noneho nibo bari kumushaka noneho byibuze abone n'utwo tufaranga dukeya tuze kugira icyo twamufasha niyo yaguramo amavuta cyangwa se utundi tuntu tukavuga ati kuko nkanjye ubu ngubu yaje ari umukozi wo mu rugo ariko sindi kumuhemba kuko ntabwo ari kunkorera rero muramutse mubaye mwamuha kudufaranga dukeya byamufasha mu gusunika ubuzima nibyo koko nabibwiye abo twakoranaga icyo gihe amafaranga barayama nanjye ndayaba icyo gihe dupanga twapanze ambwira ati Kerema ni wowe muntu wa mbere mu gitondo uri bumukoreshe ntugire ikibazo ati wowe uhagere saa moya za mu gitondo saa moya narabyubahirije nabasanze mu rugo i Kanombe icyo gihe byari byamaze gucamo wabasangaga mu rugo saa moya za mu gitondo nari imaze kuhagera n'umukameraman ariko nahageze mpasanga abandi banyamakuru bane mu rugo ndane urumva nagiye nari nzi ko nazindutse ari njye mu mbere kandi no muri aya ma YouTube channel aya ngaya asanzwe twavuga ko avuga ibintu bya showbiz nta n'ingeri yakamukoresheje kuko niyo nane nabwiye Peter ndamubwira ni ngewe iki kiganiro ngomba kugikora ndi uwa mbere kandi ibintu byose byatunganira umurongo kandi koko na umuntu wampaye saa moya ntabwo nibwiraga ko umuntu saa 12 hari abandi banyamakuru baza kuba bahageze byarabaye saa moya mageze ndabikana hasanze abanyamakuru barimo Yago harimo Emi icyo gihe yakoraga channel yitwa 3D harimo undi munyamakuru ukora channel imwe yiyobokamana ntibuka izina ryayo n'abandi twahahuriye icyakora cy'icyo gihe koko twaraba imbere imfura icyo gihe Yago yari ameze neza kameme nta nubwo twaduhuje public icyo gihe naramubwiye nti nari bibanza ukore ikiganiro and then ndakora nyuma yawe kuko n'ubundi nari mbizi igihe bari bwa uploadingire ngewe nari nazanye ibikoresho byose navuye muri urwo rugo n'inkuru nyipublishinze kuko iyo wagiye kuri tero ukahasanga abakompetita ntabwo ushobora kuzuyaza yego Vava twakoze ikiganiro birarangira ndetse icyo kiganiro kiza no kurebwa nyuma tuza no gukomeza gukorana ibindi biganiro bigiye bitandukanye sinzi bagirwa ikiganiro twigeze gukorera hano muri Sunday Choice namutumiranye n'uwitwa Super Manager icyo gihe cyagize na views nyinshi cyane kiri mu bimwe biganiro nakoze muri kariyeri yanjye bikanshimisha cyane kabisa ibyo byaje kurangira ubuzima burakomeza akora ibiganiro bigiye bitandukanye yaba ku yandi ma YouTube channel yaba nayo nanjye nakoreragaho ndetse nanavuye hano kuri The Choice dukomeza kugenda dukorana mu biganiro byanjye byo kuri YouTube channel yanjye ndetse n'ahandi nani ma YouTube naho kuri nta wabura kuvuga ko Vava ari umwe mu bantu bahaye agafaranga cyase bahaye akawunga yaremeye aba YouTuber benshi nta muntu wakwirengagiza ibiganiro yagiye akora ku macana agiye atandukanye kandi koko byose byarinjizaga ntaho ravuga ko bitahembaga nukuri kose Vava numwe mu bantu bavuyemo content nyinshi mu gihe gito ibyo byarabaye rero ibyo yenda byigana sindi mu bitindeho kuko abantu bagiye babibona ku macano menshi agiye atandukanye icyo abantu bafitiye amatsiko ni ukumenya kurinda bigeze mu matariki hagati ya 3 na 5 y'uku kwezi byagenze icyaje kubaho ni iki Vava yakomeje gukora ibiganiro bigiye bitandukanye ngira ngo mwaje mukurikira kuri YouTube ariko nyuma aza gushyamirana n'umwe mu bakozi cyase bita ko bakorera Imana umupasiteri ako ngako tubakubushobozi nta kiganiro cyo musubije mu bintu byoroshye nta kiganiro cyo kiri munsi y'ibihumbi 10 ibyo turaza kuza no kubihuza n'abantu bakomeza kugenda bavuga ngo Vava yaramaze gusirimura iwabo ngo hanyuma ngo none ngo bamugiriye ishyari ngo bamuroze kuko iwabo baramaze kubakirana nyango ako kantu ko mu cyaro murabizi ko tuhaba iyo umuntu yagiye kenshi nicyo kintu bura nkundira Kigali ushobora no kurinda ugura vebiti umuntu atazi uko aramutse ariko mu cyaro buri wese abazi n'igitunguru aho wakimuze hanyuma rero aje kushamirana n'umu witwa umukozi w'Imana yaje kuvuga ijambo we yitaga iry'ubuhanuzi aza guhanura cyase gukora icyo yita ubuhanuzi
yamubwiye ko natarekeraho mu minsi ya vuba Vava azakenyuka. Gukenyuka ngira ngo kuba tabizi ni gupfa ukiri mutoya utabyaye cyangwa udashatse, icyo bita gukenyuka. Ibyo ngibyo Vava byaramurakaje ndetse yaza no kugira reaction itarabaye nziza, avuga n'amagambo akomeye ngira ngo mwagiye mubikurikirana. Ibintu nk'ibyo ngira ngo video bakomeje kugenda bazikurikira mu ntangiriro z'uku kwezi, ariko mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu hari ikiganiro kigeze gucaho kuri YouTube channel ya X Large, witwa Manibu yari yahostinze umuntu witwa Nzovu, aza gutangaza ko afite amakuru yuko Valentine afite abana babiri mu cyaro iwabo Nyamasheke. Ngira ngo nabyo byaje kuba skandal, ndetse aza no kubitangaho ubusobanuro. We yisobanuraga muri bwa buryo bwe bwo kwerura nyine, abantu barabizi. Ikindi kintu cyaje yaje guhakana ko nta bana afite, nubwo nakomeje kugenda mbona inkuru zindi nazo bakavuga ati Imana ishimwe nuko ngo agiye asize abana babiri. Ibintu nk'ibyo ngibyo turaza kubimenya mu masaha ari imbere. Hari ikindi kiganiro yigeze gukora, niba mwibuke ikiganiro ndabyibuka neza, yari yambaye agapira k'umukara n'agatambaro mu mutwe, avugamo yuko agira igifu, arajya arwara igifu gikomeye cyane, ndetse ngo kijya kimurya mu bitugu n'umutwe ugashyuha. Ibyo ngibyo no muri icyo kiganiro yaje gutangazamo ngo amagambo akomeye avuga ngo umunsi umwe ngo njye nshobora kuzataha, ariko muri ino minsi ikintu ndi gusaba Imana nuko nazataha nta muntu n'umwe dufitanye ikibazo. Ati icyo gihe niwe yahise atanga mu rugero n'umugore bigeze kugirana ibibazo mu social media barabizi. Ati n'uyu mugore namusabye imbabazi, ati kuko igifu mfite ntawe umenya ngo umuntu ndi kumukotinga, ngo ntawe umenya umuntu ngazataha ryari cyangwa azazitaba Imana ryari, ariko igifu mfite, igifu ndwaye kindya mu bitugu kikazamura n'umutwe nkumva urashyushye. Ati umunsi uwo ari we wese mushobora kumva ngo Valentina yatashye. Ati rero nintaha sinshaka ko hari umuntu nazagenda dufitanye nawe ikibazo. Icyo kiganiro yaje kugitanga kuri imwe mu YouTube ya hano mu Rwanda. Abantu bakagira ngo yenda ni bya bindi nyine byo kuvuga by'ubuzima busanzwe, n'ibiki nyine batabigira ibintu biri big deal. Mu minsi yashize nanone yaje gukora ikiganiro, nabwo avuga ko atameze neza, kuko ndabyukare n'iyi munsi twigeze kumuhamagara kugira ngo dukorane ikiganiro hari nko mu kwezi kwa gatanu, ngira ngo dukorane ikiganiro kuri channel yanjye, aza kumbwira yuko atameze neza, ko arwaye igifu, ahubwo ko ayo mafaranga nari kumuha kuza gukora ikiganiro ko namwoherereza akaguramo utuntu dumwe, kuko narayamwoherereje ndamubwira ati none igihe uzakirira uzamerera neza uzaze dukore ikiganiro. Ubwo tuje na cya kibazo cyawe bavuga ngo yakuragamo izihe nyungu. Ibyo byarabaye kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu yarameze neza. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi mu matariki hagati ya 5 na 6, hagati ya 5 n'8, yari afite ubukwe mu karere k'iwabo i Nyamasheke. Muri uku kwezi yaje kujya muri ubwo bukwe bwa bene wabo mu karere ka Nyamasheke, arabutaha ndetse ubukwe bugenda neza, hanyuma arataha i Kigali ari muzima. Hashize iminsi 2, Dorimbogo cyangwa se Vava yaje kugira ikibazo cy'uburwayi, aza kugira umuriro, arwara umutwe ndetse anarwara no mu nda cyane. Nyuma y'iminsi 2 avuye mu bukwe. Uri kubyumva? Ariko uko byaje bitandukanye nuko byari bisanzwe biza, kuko yarababaraga akagira n'amakuru nabonye
niherewe n'umuntu witwa Raila babanaga, yambwiye ko yagiraga ikibazo cy'igifu cyamufataga bikamera nk'amashanyarazi amufata, aho cyamufatiraga yicaragaho, igifu gikomeye cyane. Ariko bwo kuri iyi nshuro byaje bitandukanye, cya gifu kiramufata, umutwe uramurya mu nda. Oya, kuko Raila yahavuye kera, nta nubwo yigeze amara n'amezi abiri, kuko bigeze kugirana ibibazo ndetse baza no gushwana. Ngo nirinze kujya mu tudetaye twinshi ko abantu babikurikiye, ariko yenda mbasobanuriye ukuntu yavuye kwa Raila, kuko nabivuzeho. Yenda reka nsubire inyuma. Kwa Raila barakoranye, noneho mu gukorana urabizi iyo abantu badafite ikintu na kimwe baba inshuti, sibyo? Badafite ikintu na kimwe baba abantu bari inshuti. Noneho mu kuza kuba inshuti haje kuzamo agafaranga. Abadiaspora bakwereza amafaranga bakavuga bati ntago ari ufite WhatsApp, urumva bahamagaraga Raila. Abantu baje kujya mu matwi Vava bamubwira ko abadiaspora bohereza amafaranga menshi, ndetse ko yakagombye kuba yujuje inzu iwabo i Nyamasheke. Uri kubyumva? None ibyo byaje kuba, noneho Gunyamukobwa nyine yahise yumva ibitekerezo byahise bihinduka ati burya mabuja. Kandi ikintu cyatumye bihinduka, na Vava we ku ruhande rwe nawe hari amafaranga yakiraga, akavuga ati se niba abantu b'i Kigali bashobora kunyohereza ibihumbi 10, 20, 30, kuko ribaze nko kuri uwo munsi twe twakozeho ikiganiro niyo twari abanyamakuru 4 saa moya za mu gitondo, ubwo nitubaza baje nimugoroba tuvuge 40 yabaye muri icyo gitondo cyane. Icyo gihe baduce 15, icyo gihe byari bigikomeye, byari 15. Ngaho barayo mafaranga, akavuga ati niba abantu b'i Kigali bashobora kunyohereza amafaranga ngana gutya, ba bantu bambwira ngo mabuja ndya amafaranga bafite ukuri. Uri kubyumva? Arangije bamugira inama akamubwira ati rero nyokobuja kurya amafaranga. Nibwo mu maguru mashya yahise agura telefone ya smartphone. Akimara kuyigura, umuntu yarazi ubwenge, yanze kuva hahanda icyo gihe. Arabanza ahubwo akomeza mu biganiro avuga ko noneho ubu ngubu ari kuri WhatsApp, kugira ngo bajye bamwihamagara. Bamaze kumuhamagara rero bakomeza kugenda bamwohereza amafaranga, ahita abona ukuri koko ati wa mu mama yandyaga amafaranga. Byaba ari byo byaba atari byenda twe ntago tubizi, ariko nibyo bakomeje kugenda bavuga mu mbuga nkoranyambaga. Yaje kuhava rero ajya kwibana mu nzu yari iri hano ku Cyamitsingi. No mavuga gutyo nuko ariho najyaga njya kumufata kenshi iyo twajyaga gukora nk'ikiganiro cyangwa se tugiye gukora mu bice bya hariya i Remera. Baje gutandukana, Vava ajya kwibana nyine, ariko kuko yari yamaze kuva kwa Raila yahise aba inshuti n'uwitwa Gakire, nawe wiwabo i Nyamasheke, ni nawe icyo gihe wahise ufata inshingano. Noneho uwamujyanye muri studio bakanakora na video, n'umugabo bari no muri video imwe. Niyo muzi video Vava yicaye kuri vola y'imodoka. Uriya mugabo yari yamuhujwe na Gakira, yari yamaze kuva mu biganza bya Raila. Ubwo nari ngeze ku burwayi, avuye mu bukwe, afashwe n'uburwayi bw'umutwe no mu nda, ariko bwo biza bikabije birenze ibyari bisanzwe by'igifu yarwaraga. Byabaye ngombwa ko bamujyana hafi, bahise bamuzamukana ku bitaro byo kwa Nyirinkwaya. Yabanje ku bitaro byo kwa Nyirinkwaya, bamuha ubuvuzi bw'ibanze. Vava bisa n'ibyoroha, ndetse aza no gutora agatege akaganiriza abantu, kuko bamujyanye agenda, sinzi narabivuga mu mvugo nibumve ko ari igitutsi, bamujyanye atari kumva atari no kubona. Yarameze nyine nk'umuntu ariko agihumeka, ari kubabara cyane ataka. None kwa Nyirinkwaya bamuha ubuvuzi bw'ibanze ndetse arazanzamuka, ariko yarataratora agatege. Vava nta bwishingizi yari afite, nta na busa.
kwa Nyirinkwaya bamwitayeho ndetse bamwe barimo n'umwe mu bajama bafite YouTube channel ubu basigaye aba muri Canada yitwa Urugendo Kamana yaje kumufasha mu kwishyura ibyo bitaro. Yaje kusa n'uzanzamuka ariko ataratora agatege, yabwiye abari bamurwaje arabwiye ati mureke ne kugumya kubarushya ndetse nibi bitaro bidakomeza kugenda biduca amafaranga menshi, mureke munyure iwacu ku buryo ninapfa ntazarushya mu rugo baza gutwara umurambo i Kigali. Ayo ni amagambo yavuze. Ayo ubwo bibaye inshuro ya kabiri avuzemo iryo jambo nyuma ya cya kiganiro nakubwiye nanduranyije, ndetse no muri icyo kiganiro avuga ati ubu natangiye no gushaka bamwe twagiranye ibibazo. Kuba kuri cya YouTube cyane muzi skandale zava zagiye zibaho n'undi mugore witwa Jennifer n'abandi yasere n'abandi. Ati ubu ngubu ndimo ndasaba imbabazi buri umwe nahemukiye ati kuko igifu ndwaye gishobora umunsi umwe kuzampitana nkagenda hari umuntu dufitanye ikibazo. Bwa kabiri rero ari mu bitaro kwa Nyirinkwaya yavuze ati ni munyure nahe iwacu Nyamasheke njye kurwarirayo hato ni napfa cyase ni kukunda gukoresha ijambo ngo nintaha ntazarushya iwacu baza gufata umurambo i Kigali kuko ubwo bushobozi ntabwo bifitiye. Baje kubyumva baramumanura bamujyana ku bitaro bya Kibogora iwabo mu karere ka Nyamasheke. Muri ibyo bitaro baramuvuye bamusuzumye ariko kwa Nyirinkwaya bamufashaga batarabona indwara. Ubwo umwe bagupima bakareba akavuga ati bakaguha utunini tw'umuriro, urwara mu nda bakaguha utw'umunda, ufite amakuru ko wabaha amakuru ko urwara igifu bakavuga ati reka tumuhe ibinini by'igifu bikamufasha gutyo. Ageze Ikibogora rero baje kumusuzuma ho bamukoreye ibizamini byose, ariko uko kuhagera ahagera nta mituelle de santé afite. Byabaye ngombwa ko batanga mituelle de santé ariko kubaza bya mituelle ntabwo yitanga. Murabizi bisigaye bikoreshwa ikoranabuhanga ntabwo bagitwara za mpapuro ngo zo dukarita twa mituelle niki. Hasigaye hishyura batanga indangamuntu mukuru w'umuryango, wowe ugiye kwa muganga utanga nimero zayo. Kuko kuri iyo ni mukuru w'umuryango haba hariho abanyamuryango yatangiye. Yego. Vava nta mituelle bari bafite iwabo. Byabaye ngombwa ko babanza gutanga mituelle ariko muri systeme batinda kuyaactiva. Buriya nk'abantu mwe kwa muganga sinzi yenda no ko umuntu yenda bari mu cyaro cyangwa se bakanamurangarana, ibyo sinabishinje bitako bamurangaranye, ibyo ngibyo mubyumve neza mutanyumva nabi. Ariko habayeho ubukererwe mu kuactivatinga mituelle de santé kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho. Icyabayeho ni kirero Vava yaje gukorerwa buriya ibitaro bya leta, buriya nubwo abenshi bavuga ngo abari umurongo ariko bagukorera ibintu byose, bagukorera ibizami byose, kuko muri privé bwo hari n'igihe bagukorera uhanye n'amafaranga ufite. Hanyuma rero baye batajya ngo ndi gusebya ibitaro bya privé nyaboneka nabo batanga ubuvuzi muri privé wajya ukavayo nta ndwara bakubonyemo, ukavayo nta natunini nabo bakwandikiye umva uzarama. Ubundi biragora kugira ngo ujye kwivuza muri privé kuburemo n'ibicurane. Valentine bamukoreye ibizami hari Kibogora baza gusanga gaze, urabona gaze iva mu gifu isunika gahunda zimanuka zijya mu myanda inyuma ntayirimo. Uri kubyumva cya gifu nyine ibyo ngibyo ni uburangare. Ariko iyo habayeho uburangare ntabwo umuntu yavuga ngo reka mfe kubera ngo narangaye. Noneho ntabwo kwakwitira ibintu automatique kuko utayishe ku giti cye mu buryo bw'irembo biragorana ni iminsi. Byabaye ngombwa ko icyabaye hoya byarenze birangira. Icyabayeho ni ikirero ntabwo ari kuguma mu bitaro yishyura 100%. Bari bamaze kumubonera indwara bamubwira ko ubushobozi buhari buri mu karere ka Karongi ari hagomba kujya niyo transfer bamuhaye iva Kibogora ijya Karongi. Yego yego mu kumuha iyo transfer faranga biba ikibazo.
yaje guhamagara inshuti ye witwa Kwizera niwe ukora kuri YouTube channel yitwa Urugendo, aramubwira ati ngwino hano iwacu Nyamasheke dukorane ikiganiro, mfite abantu benshi bankunda batanazi ko ndwaye, bashobora kumfasha kuko bampaye transfer igikarongi, bashobora kuba bamfasha nkaba nagirane nkaba najya kwivuza mu bitaro by'Ikarongi. Kwizera yaramanutse n'umukameraman, amanukana n'umuhungu bita Mwati bavuga ko bari mu rukundo, Dr. M. Baramanukana bajyana i Nyamasheke. Bagiye i Nyamasheke bakoze ikiganiro kirimo akavideo mwese mwakomeje kugenda gacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Yaravuze ati ubwo ndamukotinga, ubuzima buri kuncika, ati ndababara mu bitugu, asubiramo rya jambo yavuze mu ntuza mu kiganiro. Ati ndababara mu bitugu kandi no mu mutwe ndashyuha, ati naka gatambaro mubona nambaye, ati ubu ngubu nuko bisa n'ibyatuje, ati mukanya bishobora kuba byahindutse. Nanone yongera gusubiramo asaba imbabazi abantu bose bafitanye ibibazo, ababwira yuko uwo bagiranye ikibazo wese yamubabarira kubera yuko yumva ubuzima buri kugenda bumucika. Ati kandi nindamuka nkize nzababwiza ukuri ku cyateye uburwayi bwanjye, ariko nintanakira kandi muzaze kumperekeza neza cyane. Nibwo butumwa bwa nyuma yatanze. Icyo gihe mwibuka, icyo gihe yararyamanye transfer. Icyo kiganiro kimaze gusohoka, mu by'ukuri abantu bose abenshi barakibonye, batangira kugenda bagira impuhwe, bari n'abohereje, hari n'umubyeyi yashimiyemo muri icyo kiganiro witwa mama Fiette, mama Claire something, amushimira ko yamufashije. Ariko kandi hari abandi ba YouTuber barimo video yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Umwe mu bagabo yagiye kuri YouTube avuga ko iyo ari imitwe ya Valentine, ngo yapanze n'uwitwa Dr. M kugira ngo barye amafaranga abanyarwanda hanyuma bajye kubana. Cyane ko urumva nubwo nabyo nagendeyeho ntago wigeze abenya ko uva nyina arwaye, koresha ntago wigeze abimenya bamwe na bamwe. Yego, aravuga ati ko tugeze tubimenye igihe manukiye. Noneho muri iyo video abavuga ngo nta murwayi wisiga makeup ngo uhamagara itangazamakuru ngo baze mu bitaro ngo gukamera ukarwaye. Bati bira bintu n'ubukunguzi n'ibiki avuga amagambo menshi atari meza. Nyamara nyirizina impamvu y'icyo kiganiro kwari kugira ngo inshuti ze zimufashe mu gihe mituweli batarayaactivatinga, abe yabona ubushobozi bumwerekeza i Karongi. Uretse n'icyo ngicyo abone n'amafaranga yo kugura imbuto abenda amutunze mu gihe ategereje ko iyo mituweli ye bayaactivatinga. Ibyo byarabaye. Bimaze kuba baje icyo kiganiro kimaze kuba n'umugabo amaze gukora ibyo ngibyo, abantu bagiye batandukanye baje guhuza bya birumva mugani twinjiriwe n'abatubuzi benshi. Haruza kuri YouTube muri ukaba hari abahekaga abana bakatakati badutanya abana, hari abavugaga ati batwarwaye umutima, hari abavugaga biki nyamara ugasanga ngira ngo hari uwo bigeze gufasha buracyayigura amakamodoka aranimuka. Noneho bamubashije ati se kuki amafaranga wayimutse batekoze mwanya waze gusura umurwayi nda ahantu habi. Ari ndi wasine mu minsi yashize nayo ngo wahaye kwivuza urumva. Uri kubyumva. Mu by'ukuri biragoye ko ubu ngubu umuntu yamenya uvuga ukuri n'uvuga ibinyoma. Haje icyo kiganiro nibwo niwo mugabo ya confusinze abantu, arangije abantu batangira gushidikanya batari ko wa mugani ko wasanga ari prank nka zazi n'ibirirwamo, atuvuga ukuri n'indi hagati y'uyu mugabo ndetse na n'ikiganiro cyo kuva kumubona icyo gihe binagoye. yarari mu cyaro. Uri kubyumva? Ibyo bimaze kubaho, Valentine yaje kuva muri bya bitaro bya Kibogora, bamujyana kurwarira iwabo. Ageze iwabo mu rugo,
ibintu byaje kujya bigenda byorohamo gake gake, ndetse kugeza ku munsi wo kuwa gatatu no kuwa kane Valentine yanitabaga telefone w'iki cyumweru. Yakomeje kuba aho ngaho, ariko bigeze kuwa gatandatu mu masaha y'umugoroba, mu masaha mu gitondo, Valentine ibintu birahinduka. Bihindutse baza kumbarita bamunyarukana kwa muganga. Kunyine babona gatangiye koreka no kwitwa telefone bikunda n'iki oya nago bamutwaye yaragabaye muzima. Urumva banze ko fagitire y'ibitaro yiyongera, noneho bamujyana iwabo kurwarira mu rugo. Bamujyanye kurwarira mu rugo, ejo kwa gatandatu mu gitondo nibwo byahindutse rero. Arahinda umushyitsi, umutwe uramurya cyane, arataka mu nda n'iki, bamuzana kwa muganga. Bigeze mu masaha yo mu masaa 10 nibwo batangiye kubona ibimenyetso biri kugenda bihindagurika, kurinda bigeze mu masaha ya saa 12:40 hafi saa moya. Ubwo bya telefone ibyo kumbuga byo byamenyekanye saa 1:40. Ariko muri ayo masaha mbere yaho abari bari hariya hepfo bo bari bamaze kumenya amakuru yuko Valentine byarangiye. Ni abantu mu by'ukuri bambwiye uburyo Dorimbogo yitabye Imana, amagambo yavugaga yanyuzagamo iminota 30 akagenda, akaba atabasha guhumeka, atanabasha no kuvuga. Hanyuma nyuma y'iminota 30 akagaruka avuga ngo njyewe mugomba kuzanshingura aha naha, akababwira hari hose nzi umugabo yababwiye bagomba kuzamushingurana impande ngo ndetse ngo nibasanga n'irembi ryaruzuye ngo bazamushingure hejuru y'uwo mugabo. Uwo mugabo bavuga ko nawe bimwe mu byamujyanye harimo n'ibyo bintu byose, sibyo? So rero bavuga ko apfuye urupfu rumwe na Dorimbogo. Mu by'ukuri abantu babiri inyuma harimo abo bose warumbwiye, ni ukuri leta y'u Rwanda ibikurikirane, kandi mu by'ukuri ntabwo Dorimbogo yishwe n'indwara, yishwe n'amarozi. Ni ibintu bigaragara mu muryango we, haba no mu buryo yaturutse Gikondo agenda asezera abantu. Ni ibintu bibabaje cyane kuko ntabwo babasha kubyumva.